Vestina na Idirisa kumenyana ko bamenyaniye kuri telefone. Noneho uku kumenyanira kuri telefone nibyo byakomeje kuba kasa mutwe, ndetse kugeza n'uyu munsi bamajiye gusinya mu murenge nk'umugabo n'umugore mu rwego rw'amategeko y'igihugu, nubwo hatarajya hagaragara umunsi nyirizina bazashyingirirwaho mu rusengero. Ariko ndaje muri iki kiganiro mbereka ingorane ziri mu mibanire y'aba bashushu n'abasheri, ngira ngo niko muri iki gihe babyita. Izi ngorane rero zikaba zikomeye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko biranasekeje cyane. Kandi subscribe kandi like kuri Byishimo Official Imanda TV. Noneho mbahe umwandiko biteye gute Vestina amenyana na Dirisa Uwederawago. Ubwo birumvikana nyine ni passe, urumva ntabwo bahuriye nubwo bamenyaniye kuri telefone, ariko ntabwo bigeze bamenyanira kuri Facebook wenda ngo bacatinge kuri Facebook cyangwa kuri Instagram. Ahubwo hari umuntu wasunikiye Idirisa nimero ya Vestina amuha passe, noneho amajije uyu muntu wenda mu kiganiro cy'ubutanza nzamubabwira. Noneho amaje kumuhamo passe, aba bantu bahita batangira ubushuti. Ubu bushuti rero bwatangiye kuri telefone bacatinga kuri WhatsApp. Noneho kubera iterambere ririho, Vestina yafataga ibyo Idirisa, mbabwire ngo Idirisa wenda manze mbabwire Idirisa uwo ariwe. Idirisa ni umusore wize, ariga rwose, araminuza ku buryo azi kuvuga neza ururimi rw'igifaransa, ni narwo rukoreshwa muri Afurika y'Iburengerazuba, hariya muri Burkina Faso na za Mali, hejuru hariya hose na za Cote d'Ivoire, kiriya gipande cyose bakoresha ururimi rw'igifaransa. Idirisa rero ngira ngo azi neza ururimi rw'igifaransa ndetse n'ururimi kavukire rw'iwabo muri Burkina Faso. Vestina nawe akaba umukobwa wize amashuri, ariko nkuko byagiye bigenda binatangazwa, Vestina nubwo yize amashuri ntabwo yari umuhanga. Ubwo ikinyuranyo cy'umuhanga sinkivuze, ariko nyine ntabwo yari umuhanga mu ishuri, ku buryo bivugwa ko Vestina yarangije segonderi rwose atazi igifaransa cyo ni zero. Ariko wenda cya kindi cya bonjour, cya komata periti, cyangwa uvati Louisa Shetoma, uvati Thomas Louisa, cya kindi kivango roseripaye pariti Marie va prendre le caillou à reçoit va le jeter à côté d'Ipo. Icyo kintu cya rocherishe cherishe wenda icyo cyo arakiza, ariko icyo ngicyo biragoranye ko wakuramo umutoma wo guha umuntu w'ishuti kugira ngo mube mwagira gute yakumva ko muziranye neza. Icyo kura bikavugwa ko Vestina aza kongereza gakeya, nako ni gakeya. Urumva amashuri yize, nubwo yize mu mashuri meza, ariko ngira ngo byagiye binagaragara ubwo yagendaga akora graduation nko arangiza troncome n'ibiki, berekanaga uburyo azamura level mu buhanzi, ariko bakerekana uburyo mu ishuri ibintu rwose biri down. Ibi rwose tubyemeranyeho. Uri umukunzi wa Vestina kuba mvuze ko icyongereza ari gike, igitutsi urantuka muri comment ndacyakira, ariko buriya niwe buraba witutse. Icyongereza ni gike, cyo kurazi neza ikinyarwanda cyo kuvuga. Buri ikinyarwanda nacyo kirakomera, buriya n'abantu barangiza kaminuza ariko baratsinzwe mu masomo y'ikinyarwanda. Noneho rero bamaje kumenyana, twinjire neza mu mwandiko. Bamaje kumenyana byagenze gute? Vestina yafataga message akagira gute agakora translation kuri Google, agahita abona icyo umusore amubwiye. Ubwo ni message z'igifaransa kuri chat GPT, akajya kuri chat GPT, noneho akagira gute agahita abihindura, ahita abibona. Noneho agahita nawe yandika mu kinyarwanda, agahita abihindura, agahita amusunikira. Bagenda rero baryoshya gutyo. Idirisa akagira ngo umukobwa azi ururimi, noneho yamuhamagara kuri video call, n'ikintu kibabaje. Noneho Vestina agakoresha geste kwa kundi nyine z'abantu babana n'ubumuga bwo kutumva. Emireka
urukundo uwo rushaka ruramusanga, niko Mavengi yaririmbye ngo ni nk'urupfu ruza rugatwara umuntu. Muri iki gihugu cy'u Rwanda harimo abakobwa bazi igifaransa neza, harimo abakobwa bazi icyongereza neza, ariko Idirisa Ebana noneho Vestina agakora geste nyine, niba ari urukundo akagira gute, akagira uko amwereka gutya agatima, niba ari iki I love you nyine akagira gutya nyine ati turi babiri gutyo. Idirisa okay, abanyamahanga ntabwo bakunda gukondana cyane ku bijyanye n'indimi. Buriya yaravuze ati ashobora kuba avuga icyongereza, nanjye icyongereza ntacyo nzi, ibindi tuzagira gute, tuzagenda tubiganiraho. Igihe kiza kugera rero noneho barahura. Binavugwa ko iyo bahuraga baganira nk'umugabo nk'abantu b'abasheri, ko rimwe na rimwe iyo babaga bataraganira ibintu bikomeye habaga hari umusemuzi akagira gute, akajya abunganira mu rurimi, cyangwa se bakora n'amawodiyo bakifashisha ubu buhanga nyine bugezweho buri mu matelefone bwo kuyahindura mu rurimi. Ariko uru rukundo rwabo rwaragoranye cyane, ndetse ngo ruranatinda kuva mu 2023. Kimwe mu byarutindije harimo ko Vestina atabashaga kumva ururimi rw'igifaransa. Igihe rero kiragera, Idirisa abona neza ko akwiriye gufata Vestina akamushyira mu ishuri, akamushakira umutica ugomba kumuticinga, niba ariko twabyiga cyangwa twabivuga, ugomba kumwigisha igifaransa akagifata. Vestina rero abafashe, babamuguriye igitabo kinini n'ikaramu rwose, bamuhaye umwarimu wo kumwigisha igifaransa. Ku munsi wa mbere baragiye bize verbe, je, tiwa, ila, nous avons, vous avez, ils ont. Baragiye bakwiseho ibintu by'amakonjigezo nyine za verbe être, za verbe avoir, za verbe ibintu byo muri za preza. Abantu mwize igifaransa murabizi, za preza, za future simple, za preza dore indicatifu, za ibiki, ibintu nk'ibyo Vestina yamukubisemo. Zavuza kubita igifaransa cyo kwa Mitera hariya iri i Buraya, Vestina igifaransa kiramucanga. Noneho wapi ngo biba zero, ku buryo bivugwa ko ngo teacher wamwigishaga yabwiye Idirisa ati amafaranga umaje kumpananga. Aravuga ati aravuga ati rero reka nkubwire, ariko yankomeze ngurya amafaranga y'ubusa, yagira ngo usubize sente zawe rwose, ntago umunyeshuri wawe azigera afata igifaransa. Ntabwo azigera afata igifaransa. Ntabwo ubundi wenda iyo tuvuze ibi ntawe umenya byose. Vestina zikuririmba neza, Vestina n'umukobwa mwiza, Vestina n'umukobwa umeze neza, nta kibazo afite, azi ubwenge, ntabwo ari umuswa, ariko igifaransa cyaramunaniye ku buryo na n'uyu munsi kuvugana na Idirisa Ouedraogo bakoresha uburyo bw'amarenga, cyangwa se akajamo systeme ya interpretation, ku buryo nyine ibintu ni hatari. Ku buryo ndetse ubundi Idirisa yagakwiriye kuba yaranatwaye kuba banamenyana. Ntabwo Idirisa aratwara Vestina muri Burkina Faso. Muri Burkina Faso ni nacyo kibazo kinahari, aho Vestina we asaba Idirisa ko bazibera mu Rwanda, ariko Idirisa akifuza kuba muri Burkina Faso. Ibyo nabyo biri mu bikereza ubukwe, kuko Vestina kujya muri Burkina Faso yabayo ariko ameze nkande, ameze nk'umuntu ubana n'ubumuga. Kiragi sibiragira cyabaho nk'umuntu nyine ufite ubumuga bwo kugira gute, bwo kutavuga. Yabaho nyine, urumva n'umugabo mu rugo bajya bakoresha amarenga. Akaba rero bantu musengere Vestina kugira ngo buriya mu bwonko hari uburyo Imana ikora ibitangaza. Tujya tubona abantu Imana yahaye kuvuga indimi ku buryo amenya indimi z'uburyo bwose, z'uburyo bwose. Bakobwa rero ngira ngo urukundo uwo rushaka ruramusanga. Nubwo muzi ibyongereza ariko urumva nyine ikibazo ni naho usanga babwira abantu ngo nibige indimi. Biga indimi, ntawamenya umukobwa muzabana wa musore we
ashobora kuzaba ari umukobwa uvuye mu Bwongereza cyangwa mu Buholandi cyangwa muri Espina. Urumva ashobora umugabo muzabana wa mukobwa we, hari abana bari kujya mu ishuri yagera nko mu wa mbere segonderi cyangwa mu wa kabiri cyangwa mu wa gatatu, akumva yava mu ishuri ntaramenya icyongereza, ntaramenya igifaransa. Kuvuga ururimi rumwe nk'itungo buriya ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane kandi bidindiza. Ngira ngo urukundo rwa Vestina na Edirisa ntabwo urumva rurahari, barakundanye, ariko ahubwo uzi kwicara na sheri wawe yakubwira ati donko ntiwumve icyo bivuze, yakubwira ati antuka ntiwumve icyo avuze, yakubwira ati encore. Ndibuka umuntu umwe ngo yagiye muri restaurant, noneho yari yaragafasha ako kantu ngo yumvaga bavuga ngo encore, ajya mu kabari noneho ngo asaba icupa, noneho aranywa, icupa rishizemo, kuko abantu bose bavuga igifaransa. Umuseriveri ngo aje amubaza mu gifaransa ariko ntiyabyumva, avuga ko agafaransa kamwe azi, aravuga ati encore. Undi rero ahita yumva ko amubwiye ngo namwongere, aragera muzana icupa rya kabiri, arinyoye rero aravuga ati encore bujya baguha ikintu cy'ubuntu cyo kunywa. Nuko none ngo utigabira gatsinda. Nuko icupa rimaze baje gutwara ngo aravuga ati encore. Nuko aranywa rya gatatu rimaze rero aravuga ati encore. Aravuga ati nge ndaza kunywa kugeza aho mukoro irananirwa. Ese bantu muzi igifaransa, encore yananirwa ryari? Yahinduka ryari? Aranywa umugabo ahaze neza, aravuga ati fini. Nuko bamuzanira fagitire, bumvaga ko ari bwishyure rya cupa rimwe, basanga encore zose baziteranyirije kuri fagitire, baramwishyuza. Umugabo aravuga ati reka da, reka. Nuko bazana abasemuzi bamusobanurira encore icyo ari cyo. Nuko birangira umugabo agiye mu myenda, ashaka uburyo asiga ingwate, ajya gushaka amafaranga, araza arishyura. Nanone kera ngo ariko ni amateka, ni kera, ni imbere ya jenoside yakorewe abatutsi 1994, aho habayeho delegation y'abanyarwanda yagiye mu gihugu cy'Ubufaransa, ariko hari harimo umunyarwanda umwe utazi igifaransa. Bageze rero i Paris, none ko akunda abantu bagenda, umunyarwanda rero ngo aza kuburana na bene wabo, aburanye na bagenzi babo. Rero abantu bose arebye asanga bari kuvuga ururimi atazi. Nuko umugabo asanga bose bari kuvuga ko umugabo arabura icyerekezo, yakatana agahura n'abazungu, yanyura n'akagonga ibikuta, yakatana agahura n'abazungu, ageze atera hejuru ati ndapfuye. Habura umuntu ugira gute uyumva, ati muntabare. Habura umuntu ugira gute uyumva, ati yewe we, ati munyobore. Habura umuntu uyumva. Aravuga ati ati Rwanda, ati Kigali. Nibwo abantu bize, urabona ko nyine abazungu babarize geography, aho biga abazungu buri uvuze Rwanda ahita yumva ko ari igihugu, avuga Kigali ahita yumva ko ari umurwa mukuru w'igihugu. Ubwo rero Rwanda Kigali bahita bamufata, bahita bumva ko ari umunyarwanda w'i Kigali. Noneho ariko abantu nk'abi bose ubimvikana ntabwo tukibafite. Umuntu aho ashobora kugera ku rwego ajya mu ndege, akurira indege akajya mu mahanga, atashobora kuvuga ati nduyu nuyu. Wenda reka tuvuge ko kumenya indimi zihambaye ko wenda atari ibya bose, ariko kuvuga uti njyewe ndi umunyarwanda mu Cyongereza, I am mu Rwanda, wenda ako kantu sibyo, am from Rwanda sibyo. Kuvuga ko ndi umunyarwanda mu Gifaransa, urumva ntabwo ibyo bintu uba abanyarwanda bose kamemu n'ababandi batize bo hambere, wenda bakuze batigeze biga, bagerageje kwiranja. Wumva uramubwira uti how are you, ati fine.
wamubwira ibindi akakubwira ati yego yego yego, akakuzimanganya kugira ngo utakomeza kujya mu cyongereza. Ariko nuko uwo munyarwanda rero birangira bagize gute, bamujyanye kuri ambasade y'u Rwanda. Nuko hageze ahasanga abanyarwanda bene babo baraseka ati bita ati sawa, tewaturutse mu Rwanda ryara, ati nazanye n'abandi muri gahunda ziteye gutya. Ibyo kandi yabibwiraga abafaransa bari ku kibuga cy'indege ntibabyumva. Abishyira hehe? Nababwiraga rero ingorane ziri mu rukundo rwa Vestina na Idrissa Ouedraogo zo kutumvikana ku rurimi, ku buryo nyine hagomba kubaho uburyo bwa translation, hagomba kubaho ubwo buryo bwose. Vestina akaba yarashyizwe no mu ishuri nk'uko bivugwa. Iyo mbivuze gutyo ntabwo ari amakuru, kandi nawe yarabyivugiye ko yashyizwe mu ishuri ngo yigishwe igifaransa, ariko mu kinyarwanda baravugaga ibitabo arabikandagira. Sibyo ibitabo aho kubikikira by'igifaransa, niba ari za Mate d'Afrique cyangwa ari za Macoline cyangwa zande n'ibiki, ntabwo nzi ibitabo bakoreshaga bamwigisha za vocabulaire, nuko ibitabo arabikikira arabikandagira. Ubu rero murumva uko bimeze. Ibi ntabwo ndi kubivuga mbibwira Vestina, ndi kubibwira abakobwa kugira ngo mwige, abari mu ishuri mwige kandi mumenye indimi. Murakoze rero, ibiganiro byacu nakagaruka. Byishimo Official ndabasuhuje kandi ndabakunda, kandi subscribe ku Mpanda TV, ubundi dukomeze kuryoherwa n'ibiganiro byacu. Ciao ciao.